so ibyo byose rero urumva no ariko nabonye abayobozi hano mu Rwanda yaba Yolanda Makoro yaba Nduhungirehe umwe buri wese aho ngaho icyo bahurizaho no kuvuga ngo basinya batasinya ariko n'uruhare rwa Kongo kugira ngo ibyo bagiye gusinya bizagerweho Nduhungirehe n'ubundi style aracyagaruka kuko bagomba kurandura cyane FDLR nibyo bigoye Kongo nifite itashi ikomeye cyane kuko ubwirizi se niki FDLR y'abantu iragoye noneho iya ideology rero sasa ayinya jewe ni nuko Maronga yabivuze yakoze ikiganiro cyiza ariko ari kunywa byarambabaje ubuhuza hagati y'ibihugu bibiri Kongo n'u Rwanda rya jambo rikunda kugaruka u Rwanda rugomba gukura ingabo zabwo ku butaka bwa Kongo ntiribuzemo naryo rigarurwa nande se ntari hari iyo statement ntayibamo iyo statement iba mu kanwa ka president wa Kongo ariko ntabwo yageze imbere ya Trump kubera iki ahubwo icyo nakubwira ni ukuvuga ngo yes reka twizere ko mumeze neza cyane mwese mukurikira ibiganiro byacu kuri KOP turabasuje tunishimiye ko twongeye kuba twicaye imbere yanyu ariko kandi namwe mwishimire ko mugiye kongera kunguka amasomo y'ubuzima byubaka ubuzima ibyubaka roho zanyu burya umuntu afite roho nzima bitewe n'ibyo yayigaburiye agira n'ubuzima buzima nicaranye na mwarimu wanjye mwarimu wawe udukurikiye mwarimu wacu twese twe duhure kuri rino shuri ry'ubu buzima turwana bikazanarangira dutsinzwe ni handi mwari ngo hayikaze asante utsindwa ubuzima urugamba rw'ubu buzima hari wabutsinze se ugomba kurutsinda ninde watsinze se watsinze yatsinze gupfa bugasigara ariko baba warabutsinze yuba umwaka umwe ugashira undi ugataha se sinsinze ubu butsinze ukagera imyaka 40 ukagera 50 ukagera 70 ukagera 80 ngebwo rero 40 ndayibura hibyumweru ubwo ndabutsinze rero uya izo ni insinze rwose ndabugaritse uzi ko butaguhitana niko bavuga bati ibyo baharanira ibyo birirwa babyukira amajoro barara amajoro n'ubundi birangira babisize bakabyita nkaho ubuzima bubatsinze ntago baba batsinze baba barabutsinze igihe kinini usibye kuvuga ngo ngomba kubijyana ariko barabutsinze nyine ikoze business ikareyishisa ugashaka ukiga ukabona diplome ugashaka umugore ukabyara icyo cyose se sinsinze z'ubuzima gutsindwa nuko rinkisi kwitwa ko watsinze nze nuko izo nzira zose waragiye ubonamo ntuza bimwe bikakunanira abatsinzwe barahari bajya mu biyobyabwenge abajya mu kibara baratsinzwe baratsinzwe wa mutipe ngo wize kaminuza imyaka 18 Mr. Fayase aje niwe batweretse nze hari tujya kwa ntuza twari kumwezi cyangwa ari kumwe oya uriya yanzi yo munsi se oya uriya ni fireman siwese oya baratandukanye umwe ni master mari master fire mari Mr. Fire ni fireman ntabwo ari umuntu umwe ntabwo ari umuntu umwe uwize kaminuza igihe kirekire ni ubuhe ni master fire yanzu ni yande ni ya fireman ariko bose n'abahanzi okay ariko master fire nta buhanzi bwe n'umuntu yakoze indirimbo nta n'umuntu n'umwe wabuyize yari umuhanzi muri kaminuza ayibutare ariko hanze nta ndirimbo z'abantu cyangwa hageze ahavuye nahageze kandi arangije ejo bundi nahageze yarahize kera yarangirije ibyumba cyangwa muri yereka ashobora kuba yararangirije imba atari ibyumba ni mu ruhengeri nabonye ari gutegura ubukwe ariko vraiment namara gutuza azandika igitabo ari mu bantu baba baratinze muri kaminuza ngiye ku gihe cyanjye hari abatipe bari bahari uwabaga hamaze 6 yabaga yarabaye iciro ry'imigani none wafite 18 afite za 10 na oya ngo hageze 2 none yarangije 2023 17 urumva nahageze ahamaze igihe ndahava ndahamusiga tumwumva ngo Master Fire ngo ashobora kuzagaruka gukomeza isomo turahamusiga aragaruka arakomeza uburangije ejo buri inkuru narayibonye bashobora kuba yarakozwe na Kigali Today nimba atari igihe sinzi hano nayibonye rwose nihitira afite ibigwi pe ko ngewe abahungu nk'abane ndabibuka rwose nubwo ntavuga amazina ariko umwe yari uw'Igisenyi undi ari uw'Imuhanga yego undi ari uw'Igitarama hari nk'abahungu bane yego
hari umwe muri Gitarama washatse n'umukobwa twiganaga harimo n'undi nejo no muri kiro cyumwe namubonye kuri no muhanda abatipe donc umwaka umwe bawizine umwaka umwe bawizemo inshuro enye bakagoragoza bagahindura faculty bakagira gote yamaye abo rero icyo gihe cyacu nibo bari iciro ry'imigani nibo baravuga turiya muntu mbese arazwi cyane kubera umwaka umwe wize imyaka ine so urumva rero uko rero niko gutsindwa wofete uko niko gutsindwa mu buzima ariko nabwo utsinzwe ntutsindaho ikigenzi nuko akomeza buri uwatsinzwe n'uwirwa aryamye agambana agira gute akora ibibi ariko hari n'utsindwa yari arimo akora ukagerageza bikanga ariko kugerageza ntuheranwe n'agahinda resilience buryo uri resilient ubu uri mu ntsinzi uri umudaheranwa iyo uri umudaheranwa ubu uri mu ntsinzi ubudaheranwa bw'ubwo buzima nyine bikanga hamwe ukajya ugashakira ahandi abantu benshi rero nibaza ko benshi ari uko babaho ntabwo rero abatsindwa ni bake burya twajyaga dutangira ahantu hejuru cyane ariko uyu munsi ntabwo natangira rwose ntabanje gutera itorosha hano hakurya mu burasirazuba bwa Kongo umva mu gihe dutegereje ko abakuru b'ibihugu byombi yaba umukuru w'igihugu cy'u Rwanda umukuru w'igihugu cya Kongo n'abandi b'indorerezi bari buze kurebera kino gikorwa cyo gusinya amasezerano agamije kugarura amahoro muri kano karere mbere yuko tureba aho ngaho ari kano hitwa muri Kongo za Kamanyora za Kiziba bari Kaziba umva hari ikintu cyitwa umuriro ibyo bintu ntago wabitandukanya wikwira gutinda ntago watandukanya Washington na nuzana nibiri kubera Kamanyora na Uvira kuko nubundi byose ni Kongo niyo iri Washington Kongo niyo iba iri Doha Kongo niyo iri mu muriro so rero bifitaho bicomekaniye ahubwo wenda abantu bakareba ngo Shando Batahe ntuza ya Kamanyora uko ihagaze uno munsi na Shando signature ya Washington n'ibyabereye Doha bihurira hehe ibyo nibyo bisaba ko abantu bakaraga ubwonko bakabisesengura ariko dimwe uno munsi guhera saa 11 ibimenyetso by'uko amasezerano ari businywe ntabwo ari ayo guhagarika ntabwo ari ayo kuzana amahoro nayo ubufatanye mu by'ubukungu ariko budashoka hatari amahoro iby'amahoro bibadoha hariya n'ubukungu ariko byose bifitanye isano kandi uziko Doha se nakwitanga ikira ubundi Doha buri Qatar nayifata nka komisioneri cyangwa se nk'umuherekeza umutinyisha ushyingirwa baguha umutinyisha Doha n'umutinyisha asa n'uworoshya Qatar isa n'iyoroshya ibikomeye bikabera hehe Washington so ubu rero tuvugana byari biteganyijwe ko saa 11 za hano aribwo batangira gusinya ariko habayeho amafaze Trump yabanje kubonana na Tshisekedi arongera abonana na Perezida Kagame w'u Rwanda babyumva ko tutabonye amafoto biterwa n'abari u Rwanda nta banyamakuru rwoherejeyo ariko birahari zirahaye leta se turi kubona ziri n'ibindi bitangazamakuru bindi ariko nanjye ndakubwira ibyo mfitiye ntuza abariyo noneho ubwo babonana impara kubiri ubwo ni nka briefing kugira batagira utaba abandi mu nama n'amasezerano ajyanye n'ubufatanye mu by'ubukungu mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro no mu micungire ya parike national amaparike agomba guhuzwa bakagugira ibikorwa remezo bifatanye amabuye agacukurwa muri Kongo agatunganyizwa mu Rwanda akoherezwa muri Amerika babyumvise buri ruhande rukabonamo ibyarwo sibyo hanyuma ibyo rero kugira ngo bigerweho bisaba condition ebyiri gusesa umutwe wa FDLR u Rwanda rukavanaho ubwirinzi none akaba libre circulation niko navuga libre circulation économique ruto we ntago Trump yamwakiriye ariko yavuganye n'itangazamakuru avuga nawe yibutsa isi ko
ibijyanye na M23 ari ikibazo cya Kongo, kuko M23 n'abanyekongo bari ku butaka bwa Kongo kandi bararwana n'ingabo za Kongo. So nta kindi cyakabaye hanze y'ibyo rero. Umunyekongo urwanira mu gihugu cye urwanya ubutegetsi bw'igihugu cye. Iyo niyo ekeresisoma ntuza yavuze ya Ruto. Ariko nanone Tshisekedi hanze yo kubonana na Trump yanabonanye na Neva, General Neva. Bagize iyo bavugana nko kubavuga ati se budaya amasezerano Burundi twe dufite muri ruhare ko tugufasha, cyane cyane kira gice cy'amajyepfo ya Kivu. Siko harimo abarundi benshi babarwanyi, nubwo hari biri kuvuga ko benshi bari kuvayo bakambuka bakaza mu Kibitoki cya Rugombo. Ariko n'Uburundi nabyo ni nka intersection. N'Uburundi ni nka intersection cyane cyane kuri kino gice cyo hepfo. Hari n'abasesengura bakajya kure bakavuga batari ku bundi. Kuki Uburundi bukopera cyane kuki Bujumbura ikopera na Kinshasa? Kuki bafitanye ubushuti cyane bikoranire? Kuki Uburundi bwahisemo gukopera na Kinshasa kandi ahegereye Uburundi atari Kinshasa hafite? Muri make umuturanyi nyawe w'Uburundi n'ufite biriya bice yakabaye inyeshyamba za M23. Kubwo nagira ngo byivugire. Donc uvuga ngo niwe muturanyi, uko ibintu bishobora kuzahinduka either kira gice kigahabwa kikigenga muri federalisme nkuko Corneille Nangaa yatangiye kubivuga no kubyigisha ngo abantu babyumve. Nukuvuga ngo kibaye Kongo ibaye etat federal, umuturanyi wa Kongo wa Burundi yaba ari Kivu. Kandi Kivu yabifitwe nabo ngabo. So rero ahantu bamwe bakavuga bati mu makarita Burundi buyakina nabi, bwakagombye kwiyegereza bari abantu bafite hejuru ya 70% kiriya gice, bashobora no kuba bazakegukana kuko nta gihamya cyuko bazakivamo, sibyo? Niyo bakivamo ku ngufu bashobora kongera akakigarukamo. Kandi noneho icyo gice cyegereye Burundi nicyo gituwe n'abantu bavuga ururimi rujya gusa n'ikirundi, bahayirana bakumvikana kurusha uwa Kinshasa. So ariko nabyo c'est pas pour rien kuba ntuza president w'u Burundi nawe ari Washington. Byanze bikunze ntabwo ari indorezi gutyo gusa, agomba kubibwirwa nk'umuturanyi kuko ni ikibazo kiri muri Grand uzi ko Rwanda n'u Burundi na Kongo bari mu muryango CPGL. Niba Amerika ishaka kugira ibyo ikorera muri Grand byanze bikunze n'u Burundi bugomba kubyumvaho umushinga nabwo bukawugira uruhare. Nubwo muri iyo transaction Kongo, Rwanda, Amerika nta hantu hagaragara uruhare rw'u Burundi. Bivuze ngo Uburundi nabwo kujya bwinjire muri ubwo bufatanye either bwakwisunga u Rwanda cyangwa bwisunga Kongo, ko ntago babuvugamo. Ubundi hari cyashobokaga nubwo bwo butari no mu ntambara, icyashobokaga amabuye akava Kongo agaci Burundi agatunganyizwa mu Rwanda akabona kujya muri Amerika. Ariko iyo nzira nayo yaba ari ndende. Ariko nabwo bibaye ari hafi, niba araturuka mu bice by'amajyepfo, iyo nzira bashobora kwihitamo kugira ngo wenda n'u Burundi bugaragare ko buri mu mukino. Ariko aho ngaho biragoye Uburundi kugira ngo bwibone muri biriya, bizafata igihe cyangwa se bugendere kuri leta ya Kongo mucuti wabo. Icyo nicyo gishoboka. Nagiye mu kanya ndi kureba video ya Skov yari hari hakurya hari kubera imirwano, yibaza ikibazo avuga ngo buraza kwira uyu munsi twumvise utaka ese araza kuba ari wiri ngoma uvugira igisirikare cya M23 ndetse na AFC. Utakaraza kuvugirwa na Kanyuka, igisirikare ni wiri ngoma colonel. Turaza kumva se ari uvugira igisirikare cy'u Burundi. Uyu munsi nagiye mbona abantu bari gukora inkuru bavuga yuko ari u Burundi noneho uyu munsi buri kurwana na M23 baraza Kamanyura. Ariko burarwana mu izina rya FARDC, ntabwo bwadekarara. Insinzi y'abarundi muri kiriya gice yavugwa na FARDC. Yavugwa na FARDC kuko Burundi bwaje muri renfort.
se abanyekongo abazerwa se bigeze kuza kurwana mu Rwanda ariko abarundi baravuga bati turi kurwana ngaha dushyizemo imbaraga kubera ko mugize inyeshyamba zaba zifashe Uvira ni menace kuri byinshi byo nibyo ariko ntago yadekarara ngo turatsinze kandi bari ku butaka butari ubwabo intsinzi y'abarundi kuri buriya butaka yavugwa hari ukurwana ariko no gutangaza intsinzi hararwana abarundi ariko intsinzi ni ya FARDC niko byagombye kumvikana yego witeze iki muri ano masezerano yanatinze twe tuzi ko burande kuguma ndeba kuri telefone ndeba ko bitaratangira witeze iki mbona kwitega ibyo ko bishoboka nta gisimba ntabwo amasezerano y'ubwayo kwa kwashizwe ufite icyo Trump ashaka kugira icyo avana kuri Kongo mu by'ubukungu ariko mu nzira itomoye iri legal kandi tekanye niyo mpamvu gusinya ko FDLR isenywa neutralisation des FDLR n'u Rwanda rukavanaho ubwirinzi kugira ngo habe umwuka w'amahoro umwuka w'umutekano business ikorwe neza ntabwo wakora business ahantu hateze imitego ya gisirikare ntabwo wakorera indege ntizaguruka hejuru y'amazone occupé par des milices abantu bafite intwaro n'uvuga ngo gutekanisha icyo gice kugira ngo business igende neza so rero ibyo nibyo nibiramuka bikunze hatajemo indi kidobya kubera ko nubwo hari bavugamo izo ngingo ebyiri ku gusesa FDLR no kuvanaho ubwirinzi ku Rwanda ariko ibyo biri kubera mu majyepfo ya Kivu nabyo bigomba kugira mu Kongo iyo Kongo y'Iburasirazuba FDLR nivamo ubwirinzi bw'u Rwanda bukavaho igumye kuriya nabwo nanone ibyo Trump ashaka ntiyaba bigezeho bonaho ubwo bigomba kujya nubwo biriya bidiringwa na Doha ariko bigomba kugira nabyo uko bikemuka hagomba gutekana so gutekana kwaho rero ukibaza ngo hazatekana umutwe wa M23 washeshwe bakavanga ingabo mu za FARDC hazatekana kiriya gice kigenze hazatekana kiriya gice cyometswe ku bindi bihugu nabyo bigomba kubamo kuko kwitwa guteka Trump ashaka ko hakorerwa business hatekanye so gutekana kwaho rero ntabwo ibi byakamanyura byakabaye bikimera gutyo eida birahagarara hanyuma butaka bugire uwo buragizwa kandi ababuriho ntibabuvaho hatagize icyo leta ya Kongo ikora ese bazabugumaho biyobore hanyuma nabo nyine ubwo nyine kuko urumva ntabwo kandi niho hegereye u Rwanda muri make Trump nubwo ashaka ibiva Kongo kandi bikava Kongo biciye mu Rwanda kugira ngo bimugereho hagati ya Kongo n'u Rwanda harimo ikindi gice kidakontororwa na Kongo ari cyo kirimo imirwano Kivu zombi sibyo ubwo rero bivuze ngo amasezerano kujya ashyirwe mu bikorwa na Kivu zombi zigomba gufatirwa umwanzuro kuko niho bikimeze gutya AFC M23 iri muri Kivu muri Kongo y'Iburasirazuba ibyo Trump ashaka ntago byabishoboka kuko byabisaba ko ava muri zone icungwa na leta ya Kongo agaca muri zone icungwa na M23 kugira ngo amabuye agere mu Rwanda ubwo rero nuvuga ngo naho agomba kujya cyo muri kwa kundi umuntu ajya asoma bamaze hagati mu mirongo pana hagati mu mirongo bamaze gusinya urabona turi buze kubonamo cyangwa turi buze kuburamo ijambo rivuga ngo M23 igomba kurekura ibice yafashe ntago rirabamo ntago iryo rivugirwa Doha ibyo bivugirwa Doha ntago birabamo nkuko rutabivuga ntabwo ubuhuza hagati ya Kongo na M23 nk'abanyekongo babiri bubera Doha ubuhuza hagati y'ibihugu bibiri Kongo n'u Rwanda bibera Washington M23 ntiyazamo rero rya jambo rikunda kugaruka u Rwanda rugomba gukura ingabo zabwo ku butaka bwa Kongo ntiribuzemo naryo rigarurwa nande se ntari hari iyo statement ntayibamo iyo statement iba mu kanwa ka president wa Kongo ariko ntabwo yageze imbere ya Trump kubera iki nta namwe biravuga nta officiality yabyo bafite nta musirikare w'u Rwanda bari bafata byangombwa n'abanyekongo barwana n'abanyekongo bakarwanira muri Kongo kandi ujye ubyibuka ko ira M23 inajya kwataka yituruka i Bugande
sinzi n'impamvu Tshisekedi avuga u Rwanda navuge Uganda kuko ariho baturutse Bunagana ntabwo baturutse Igoma. So ntabwo iyo statement yabamo inabayemo yateguwe ntabwo umukuru w'u Rwanda yasinya yaba yemeje ko u Rwanda rwateye Kongo invasion. So rero iyo statement ntishobora kugaragaramo M23 ntiyazamo n'u Rwanda ingabo z'u Rwanda muri Kongo nabyo ibyo ntibyazamo hazamo ubwirinzi. Egare amasezerano afite draft yasimwe mu kwa 7 ngira ngo niba ari kuyu mwaka 26 mbanziriza yego ibyo niko byari bimeze harimo gusesa neutralisation gusesa FDLR no kuvana ubwirinzi. Usibye ko bamaze kubivuga habaye kiproko kwitana ba mwana kumenya ngo ikizabanza ni ikihe. Abo muri Kongo baravugaga ngo twemeje ko u Rwanda ruvanaho ubwirinzi nyuma natwe tugasesa FDLR. Nduhongera akavuga ati no hazabanza gusesa FDLR u Rwanda rubone kwikuraho ubwirinzi. Hari n'ikintu nakwita nka mechanisme yo gukora iyo operation Knops niba ari Knops yagomba kubikora ariko ntibiraba. Ikindi nuko naye amasezerano Kongo ugiye gusinyana n'u Rwanda muri Washington. Leta ya Kongo ntabwo yigeze inteko ishinga amategeko muri Kongo ntabwo yigeze iyemera ntabwo yigeze iterana ngo yavugeho. Hano ho byarabaye mu Rwanda ho byarabaye. So ibyo byose rero urumva no ariko nabonye abayobozi hano mu Rwanda yaba Yolanda Makoro yaba Nduhungirehe umwe buri wese aho ngaho icyo bahurizaho no kuvuga ngo basinya batasinya ariko n'uruhare rwa Kongo kugira ngo ibyo bagiye gusinya bizagerweho. Nduhungirehe n'ubundi style aracyagaruka kuko bagomba kurandura cyane FDLR. Nibyo bigoye Kongo nifite itashi ikomeye cyane kuko ubwirinzi se niki ni ibikoresho wenda biri hafi y'umupaka bakabihavana bakabidemonta bakabizinga bakabisubiza muri stock. Ariko kurandura umutwe ugizwe n'abantu ubwirinzi ni ibikoresho ufite wenda n'abantu babikoresha. Ariko FDLR na FARDC byabaye gurike nta gihamya yabyo mfite navuga ku mugaragaro ahubwo ngewe kandi bivugwa nibivugwe nta kibazo hano kuri KOP ntago nabivuga. Ahubwo icyo nakubwira ni ukuvuga ngo ese bazarandura FDLR wayifata mu byiciro bitatu. FDLR ni abantu FDLR bitwaje intwaro FDLR ni ideology. None FDLR izasenywa mu masezerano ni iyihe? Iyabanza ni iyoroshye ni iy'intwaro kuko wazibambura ukabambura n'imyenda ukagira gute bagasubira mu buzima busanzwe. Ba bantu FDLR y'abantu na FDLR ya ideology iyo ngiyo kuyemera iyo ngiyo kuvuga ko iyo kuyirandura yego byasaba imbaraga nyinshi bigafata igihe kinini n'amastrategy menshi kuko guhindura gusenya ideology bisaba amastrategy menshi harimo nayo kwigisha uhereye nka primaire na za kaminuza. Kuko icyo kintu nkunda kukivuga FDLR nka ideology genocidaire kuyirandura byakugora kuko ntuza abayifite. FDLR nk'abantu nk'ishyaka ubwo byasaba ngo ugende ureba abamambure oro bafite imiryango sibyo. FDLR nk'umutwe witwaje intwaro byo byashoboka sibyo se. Umuntu wese ubona adafite intwaro afite intwaro mu butaka bwa Kongo atari umusirikare wa FARDC ukazimwambura wenda byanashoboka ko muri tekinike Knops cyo yagomba gukora harimo kubanza kubidentifia aho bari umubare wabo amazina yabo ubuyobozi bwabo noneho akabaho kubambura intwaro no kubashyira kubigisha mu makambi bagasubira mu buzima busanzwe. Icyo rero kirashoboka. FDLR nk'umutwe witwaje intwaro uwo ni icyo nicyo cyoroshye gusesa. Ariko FDLR nk'abantu urabizi la société humaine iyo mvuze wowe iyo mpunza gatoki wowe na nyoko aragatunzwe na mubyara wawe na nyoko bukwe nande iyo FDLR y'abantu kuyisesa iyi intwaro twarangije kuyisesa ariko y'abantu aba bashamikiye ko nshimye wenda komanda wabo cyangwa se ushinzwe
ibikoresho logistique uramuzi nawe wamufata ukamunyuza mu nzira zindi abamushamikiye hose FDL y'abantu iragoye noneho iya ideology rero sasa ayinya jewe ni nuko Maronga yabivuze yakoze ikiganiro cyiza ariko ari kunywa byarambabaje yageze aravuga ngo na hano zirahari urumva Maronga yavuze ngo FDL na hano zirahari no mu Rwanda zirahari ariko izihari ni iza ideology banyumva ni iza ideology iyi ntwaro iri muri Kongo iyo abantu iri muri Kongo ariko iya ideology partout au monde yako urabyumva ahantu henshi abantu bafite imitekerereze baracyahari so gusenya imitekerereze rero byo bisaba tekinike nyinshi n'igihe kirekire bitajya munsi y'imyaka 15 ariko iyi ntwaro umwaka umwe amezi 3 birashoboka iyo abantu imyaka 3 y'itanu sibyo nakuriye bari abantu baba baza bava mutobo bakaza bakigishwa gasubira mu buzima busanzwe bakabona imirimo bagafashwa reintegration nabura n'uburyo bwo gusesa ya FDL y'abantu kuko ab'intwaro bo ntibaza so numva ngo ikizoroha leta ya Kongo izabanza isese FDL nk'umutwe witwaje intwaro hakurikireho izindi sasa yo gusesa FDL y'abantu abafite intwaro n'abatazifite noneho hakubiteho indi ndende yo gusesa FDL mu ngenga bitekerezo iyo rero izafata imbaraga nyinshi kandi ifata igihe kirekire yego kuko ni ikibazo cy'imitekerereze ni ikibazo kimaze igihe mu bantu ni ikibazo n'abanyekongo bamwe bamaze kuba ideology koma FDL urabyumva buriya na wazaredo harimo afite iyo ngenga bitekerezo ibyo rero byafatiye yego turajya dukomeza turebe kuri telefone nituza kubona amasezerano amaze gusinywa wenda tukiri mu kiganiro turaba-updatinga tubabwire aho bigeze ariko mu minota dusigaranye nahoze ejo abantu benshi bire bahererekanya video ya Gloria Gloria wonde tumaze igihe tubona ku mbuga nkoranyambaga avuga yuko nyina yamutwaye umugabo ni video asa nkaho na amajwi asa nkaho ahanganye na nyina cyangwa se amubwira yuko nawe ewana azamwituniraho mpaka amubwira ati ndakuzi ibyo wagiye ukora byose byinshi cyane nenge vuga ngo babyakire baza ngo bigeze nibyo ibyo ntabireba bo ejo nakiriye amakuru y'abantu babiri nizera umwe ni umupastori usanzwe nanjye anangira n'inama w'umuganga undi ni umuyobozi w'ikigo gikomeye cyane ambwira ko uriya mubyeyi nyina wa Gloria yabaye nk'ujya kwishinganisha avuga ko umwana ari kumwandagaza agakabya ahantu ayo makuru ahurira kuko uriya abantu benshi nubwo utamenya kami ka muntu n'umutima we ntushobora kumenya umukecuru kurusha uko umwana we amuzi baba barabanye amasaha 28 imyaka 50 ariko abandi urebeye inyuma ukavuga abantu bamwe bakavuga bati ni umubyeyi witonda yigishije muri kiriya kigo imyaka irenga 20 donc bakamuvugira cyane including ababyeyi b'abana yigishije baramuvugira ariko ibyaba byarabaye nkuko twese tuvuga ngo yatwaye umugabo w'umukobwa we byaba byo bitaba byo suwo kwandagazwa kare akagena umukobwa nawe uko nahereye kera mudefanda mvuga ko yakomeretse hari nibindi agenda avuga byinshi by'uburyo yagiye akomereka mu ubwo buzima bwe bikamuviramo kujya kuraya akabyemera ati nzagubana uburaya bwanjye aho bihurira ayo makuru y'uwo muntu uyobora icyo kigo ahura n'uwo mupasiteri rero pasiteri yarambwiye ati uriya mwana afite ihungabana rirenze cyangwa yararuzwe kubera ko ikibazo ngiye nkurikije vitesi umuvuduko afite mu bitangazamakuru ava kuri kimwe ajya ku kindi ntabwo byaba ari ikibazo cy'umuntu umwe uriya munsi wa mbere bamufata video ibintu bye babisohoye yari ihagije tukagera tukavuga nawe akicecekera ariko noneho aragenda azenguruka byatangiye kuba anomaly byatangiye kuba uburwayi ufite
byamaze kuba ini pathology kuko uhaguhebukira kajana unyambuye 5 nkabivuga mu kiganiro kimwe nti Pizzo yanyambuye 5 byanjye ni ngombwa nongere nge no ku kindi aho rero no bigaragara ko byamaze kuba uburwayi none muri ari accelere kandi uko akagenda yavansa agenda azana amaseri y'ibindi atigeze avuga. Pasiteri we rero yambwiye yinjiye kure abantu b'abarokore nibo bakunda kuvuga ibya karande sinzi niba abataba mu nsengero babyemera ariko yarambwiye pasiteri yabanje kumbwira ati iyo indaya hari imvugo ikunda kuvuga ngo indaya ihoranye n'abagabo 100 ngirasara akavuga ko na Gloria yaba yasase ariko akongera akambwira akoresheje terime mu mbabarire hano ambwira ngo hari abantu nabiguhaye hari abantu bacuragura mu gitsina cy'abandi nabiguhaye ucuragura abacuraguza abantu batabazi n'abarozi ba nijoro barara babyina bambaye ibintu badiho avuga rero ko hari abantu b'abacuraguzi ariko bashobora kuba bafite amafaranga donc bagashaka abagore bacuraguramo byo kubagirira nabi kugira ngo byumvikane abantu bakoresha ibintu biri supernatural baba bafite imyemerere bafite imigenzo bategekwa na za etre na bya biremwa ibigirwamana bara ibyo bigirwamana rero mu byo biba byarabategetse hariho gishobora gutegeka kugira abagore benshi hariho gishobora gutegeka kudashaka hariho gishobora gutegeka kutabyara hari n'uwo gishobora gutegeka ngiye kuvuga igihugu cy'abandi uzi ko hari igihugu cyajyaga cyica abanyamweru mu myaka imbere ya corona gatoya uzi ko hari igihugu cyabagamo abantu bica impinja bakazubakiraho amazu abo rero niyo kategori bavuze ko na Gloria yaba yarahuye na benabo bamwe mu bagabo yabonanye hakaba arimo abagize ibyo bamwikuriramo. Pasiteri yageze aho mu rugero arambwira ngo iyo ubona umusaza w'imyaka 65 agafata agakobwa karangije segonderi akakubakira inzu ya miliyoni 80 akakagurira imodoka ya miliyoni 20 ati uba wumva yes iri hehera uhumva rwari urukundo rusanzwe donc ati uwo muntu aba afite ibyo yikurira muri kakana urabyumva kugira ngo aneze ba bantu bya bigirwamana akorera sibyo noneho ako kana kakaba igitambo akenshi uzasanga nayo mpamvu ujye usanga abantu babayeho muri ubwo buzima bwo kuba muri ubwo buzima rimwe na rimwe baviramo kudashaka cyangwa kutabyara cyangwa kwiyanga cyangwa kwangabi kubera iki bya bintu aba yaraciyemo. Muri iki gitondo hari ahantu nabonye bambwiye hari umugabo wajyaga ahantu muri logi urabona igitanda kinini cya metero 2 kigira n'utwana twacyo udukeso agapanga amafaranga sibyo ibihumbi 100 20 ukwayo 20 ukwayo 20 ukwayo 20 ukwayo ubwo muri 20 n'umugore bagasimburana. Nese umuntu ushobora kurongora abagore 5 mu masaha 2 bakurikira umwe asohoka abisikana n'undi wambwira ngo uwo muntu ni shyashya ni normal. So uwo mupasiteri yageze ahantu nyine aravansa ambwira ko na Gloria yashobora kuba yarahuye n'izo sanganya akaba yarabonanye n'umuntu umwe mu bo babonanye ari wamukuriyemo biriya byo gusaragurika byo kuvuga nyine ubudatuza kuko ikiganiro kimwe cyari gihagije kuko ngenda byemera ko kuvuga byari ngombwa ariko nanone kuvuga agiye kwadukira amaradiyo ejo agiye mu binyamakuru byandika iki n'iki ubona ko harimo ibitari byiza harimo ibitari normal rwose ariko nabivuga harimo donc guhemukirwa kuvuga uko wahemukiwe bishobora gutuma woroherwa ariko nanone kuvuga ukamara ukwezi kose ari wowe ukamara ukwezi kose donc yarimo ambwira ko rwose ibintu bijyanye n'abacuraguzi avuga ati rero nuriya mwana hari wasanga ari ibyo bamukuriyemo cyane cyane ko muri ibyo bihugu akunda kugenda
ariho bivuga ko hakunze kuba za karande n'iyo migenzo ya gutyo ijyanye n'ibigirwamana. Kuba byemera karande n'ibyo bigirwamana birashoboka cyane ko umuntu ashobora guhinduka ubwonko agaturubura, ariko nanone uko agenda bijya niko ashyokerwa. Buriya nanone natwe twakabaye tugira wenda RMC zageraho ibifatemo umwanzuro, hakabaye hari n'ibwiriza rigero rigavuga ngo birabuje kirazira kikazirirwa kwakira Gloria kuri kamera zawe. Ibyo yavuze birahagije, sibyo? Ibyo yavuze birahagije, bakaba bagira ahantu batanga warning bakavuga ngo umuntu uzongera kumwakira nkuko bigeze kubikora kuri Barafinda. Bavuga ati Gloria bimaze kugaragara ko atari normal, kandi na nyina yarabivuze ko akeneye kuzamuvuza. Gloria ihungabana afite ni ryo kuvuzwa, si ryo gushyira kuri mikoro, si ryo gushyira kuri kamera. Kimwe cyari gihagije, bibiri sava, ariko none harazenguruka cyane, birarenze cyane. Yego, hanyuma abantu bakayibavanamo isomo rihe muri ibi? Ibihe ibyo ngibyo ngo urumva hari abana babona nk'umwana w'umukobwa afite inzu, afite imodoka, yambara neza, ahora asohokera ahantu heza cyane, bagatekereza ko hari n'ababijyamo babiza bati yarasambanye abona amafaranga nanjye ngiye kubijyamo. Hari abantu batari bazi ko icyo kintu kibaho, ko ashobora kugenda agahura n'abantu bakamushyiramo iyo myuka mibi yabo n'ibiki byose bikabaveramo. Isomo rya mbere ni ukwereka gukira ni process, kandi bigeraho bituruka. Abantu bakira vuba benshi nababikomora ku miryango yabo. Ufite se waguteganyirije warangiza lisansi cyangwa doctora akaguha konti iriho miliyoni 100, aho ngaho gukira ukiri muto birashoboka. Abantu bakize bake babaza abantu ko bakize, abo tujya tuganira ari ba majyambere, ari ba mironko, benshi bagiye babanza mu bintu bigoranye cyane. Curuza umunyu, curuza ibikamba, gucuruza ibintu byinshi, urabyumva? So rero kugira ngo noneho ushake gutunga nk'ibyabo, kandi ubwo bucuruza akabukora imyaka itari munsi ya 40, none wowe urashaka gutunga iby'umuntu numaze 20 mu kazi adatunze. So wumva byose byaza ari bihezagiye, abamo iby'uburamo. Icya kabiri nuko n'abakobwa baba baciye muri ubwo buzima bwo gushaka gutunga amafaranga bakanayabona, hari icyangirika kuri we. Kuzabona umugabo bizaba intambara, no kubona ashobora no gushaka uwo babyarana akamubura, cyangwa se kubera business amaze kwinjiramo n'umwanya wo kubyara akawubura. Ubuse ukabubeshejweho n'iki? Ufite 20 ugatangira kugira iyo nzu ya miliyari, ukagira iyo modoka ya miliyoni 500, ukazamuka, uzawugira muri uwo mukino ubure gushaka uko nyoko yashatse. Imyaka ikurengane, icyambere abahungu baratangira bagutinya. Uwo wifuza si ubona, nubona ufite amafaranga ushaka ntakeneye kubyarana nawe, uranamusanga we yaramaze kubyara, ati none byo kubyara nta birimo. Ubwo uri kandi ni kuri kugenda ukura. Ni sinzi umuntu wakoresheje terime ngo uri kuzinga inkoba zinyo, manza nirukizanga bukunda kubivuga sinibuka. Ukubite muri 40 ntiwaba ugishatse, kandi rimwe na rimwe no kubyara bitashoboka. Ubwo buzima bubamo na riske zo guhora ku biti ibuza gusama cyangwa gukuramo inda kenshi. Abo bantu mu masaziro yabo rero uzajya gusanga usange nta kanagira, nta n'umugabo agira. Nuwo yagira agenda ashaka agasore kari hariya, nakazana aravuga ngo yarakaguze cyangwa akitegekere. So hari ibintu bimukamukamo. By the way, abantu bakize simvuze ko kuba umuntu yakira kiri mutoya ari ikibazo, ariko wabikoreye abantu bareba. Noneho ikiza uri umukobwa, abantu bakagutinya gutyo, societe ikagira, noneho wowe psychology yawe irazamuka ikajya kuri niveau ya wa mukire wakize yaracuruje imyaka 20, wowe ukabibona mu myaka 3, mu mutwe ubumeze nka wa wundi. Ubwo hari ama etape wasimbutse, so warakamutse kwa. Iyo usimbutse ama etape hari byo nakwita nka amajwe, hari ibyo wasimbutse, kuko utangiye kubaho nk'umumariye utari mariye, utangiye kubaho miliyarderi utarigeze iby'imiro utarabikoze. Muri wowe warahindutse na attitude. Abandi bakobwa mu myaka 25, 23 kuzamura ugana kuri 30 baba bakora ibyo bakora kugira ngo bikurure ababagana
bashaka kubashyira mu mago babagira abagore sibyo wowe mu gutekerezaho kugira ngo wiyereke abasore bari kurangiza za kaminuza ngo bagushyire mu rugo wowe uri kureshya babagabo baguha amafaranga bazayaguha ariko nabo hari ubundi buryo bazakugenza noneho ujye gutandukana nabo utakiri ku rwego rw'aba basore wakabaye ushaka mu mitekerereze wararenze uzi ukuntu birangira drogue cyangwa se wabona umutungo ntacyo kumariye abandi bishimye abakobwa mwiganye segonderi bo bafite ingo nziza bafite abana biga akagutumira muri graduation y'umwana we wowe ukiri nyakamwe bikaba byakuviramo kwiyahura hari undi muntu bambwiye ari gorore twamuvuyeho hari undi muntu bambwiye yari umurokore ari kanoni mu rusengero aza kugira ibibazo n'umugabo bari batuye Nyamirambo bimukira Nyamata bimukiye Nyamata sinzi umugabo niba yaratanze Ramberi inzu ya Nyamata bakayigurisha umugore ahinduka umugabo inzu igurishijwe umugabo ahinduka umusinzi kandi umugore ari umurokore umugore ari umurokore afite abana batandatu inzara igiye kumwica n'abana yiga imirimo imwe n'imwe ituma ahura n'abagabo uko byumva ariko yanga kubikorera aho bamuzi ajya kubikorera igoma kugira ngo abana babeho muri iyo mirimo ahuriramo nawe n'umunyamahanga umunyamahanga amushingira business anamwereka uko bajya kurangura za Dubai iki babyumva birangiye wa munyamahanga amaze kumwereka umurongo umunyamahanga aragenda agiye wa mugore agira depression ubu yari kanoni kuri dosa itabi niwe byeri ya sayine ntiyamurenga babyumva bivuze ko nawe wa munyamahanga ashobora ko yarasize aneye mu buzima bwe ibintu by'ubusa ibintu bya make ibintu bibonetse vuba il faut que s'attendre ko bisiga icyasha icyena umukuku mu buzima bwawe emera struggling nk'abandi ariko kubona ibintu byihuse hari umuhungu twiganaga avuga ngo biza bugubugu umwana twiganaga w'Ikabarondo yarimo avuga nyine ko hari abantu bava Tanzania bagatanga imiti ngo ibintu bikaza bugubugu iyo terime niba bimbwiye bikaza byihuta ariko wowe psychological ntibigeze witegura kubigira ariko baze gutunga inzu ya miliyoni 100 utazi uko bagura ikibanza utazi uko bakora mitasiyo utazi uko bamena ikamyo y'amabuye utazi uko bafuda ibibisima wowe ukayibona yuzuye ubwo ntasimbutse amayetape cyane ayinya nese urumva mutwe ubusuzamenya agaciro k'inzu gute utazi ubutaka utazi isima utazi engineer utazi umuyede utazi ihene urayizi atwara amabuye nese urumva hatari byo wasimbutse ngiye ko bizi yego rero ubuzima busimbuka amayetape ntabwo ari bwiza ariko nanone n'ubuzima bugwingiza abantu mu mayetape nk'uko kwacu tugeze muri ino myaka tutarafatisha nabyo si byiza ariko ibyihuse ntabwo ari byo yego urabyumva twagomba uyu munsi hari n'umukobwa ntari buvuga izina kuko we ashobora kuba nkurikira yigeze no kuza iwanjye wigeze kuvuga ko afite inzu ya miliyoni 400 i Nyarutarama afite imyaka 31 miliyoni 400 yaravuye Nyaruguru ageze mu wa 4 nyarangiza segonderi abana be yaje kunsura ari kumwe n'abana be biga muri yama Ecole Internationale afite programme zitari z'u Rwanda ariko yavuga inzu ya miliyoni 400 n'imyaka mazi Kigali avuye iwabo Nyaruguru yagiye akoresha abanyamakuru benshi nanjye urumva nanjye nicyo yanshakagaho ariko ukabyibazaho agahamagara ku maradiyo bamwe bakamusura niyo nzu nanjye nagiye kwisura ariko nabyo uhita ubona ko avuga ngo hari umunya Eritrea ngo uyibamo wanze kuyivamo ariko abantu bagatekereza ati se ko wasanga ahubwo ari nawe wayimuguriye urumva rero ni ibintu ntabwo ari byiza bashiki bacu iyo gukira ni byiza ariko gukira mu nzira zitari zo wumvise ingaruka zabyo urakamuka pe ubigikatsi imwe za kibyeyi zikagushiramo kuko burya no kubyara nyuma ya 45 wabagaho kuri ubwo buzima n'umwana no konsa ushobora gutoza kuko ufite ari amayetape wasimbutse hanyuma icya kabiri iyo wabayeho kuri ubwo buryo kwihanganira umugabo ubushaka umugabo ukoresha uko ushaka anyura aho umweretse
urabyumva kubera iki warazamutse cyane mu gihe babakobwa ya myaka yabo 23 kuzamura kugeza kuri 30 baba bari muri icyo gihe akaba bizi caprice z'abagabo imyitwarire y'abagabo urabona mu mico yacu noneho ko nubwo amategeko yabihinduye ariko mu ngo zacu umugabo niwe nyir'urugo bavuga kwa Pizo ntago bavuga kwa Rosalia arya umudamu okay urabyumva ingo zo mu Rwanda zitirirwa abagabo itegeko ryahaba ritahaba none wowe akazashaka umugabo ashaka ko mu rugo yitwiwe kwa Rosalia yego uyu munsi rero twagombaga kubaganiriza no kubijyanye badufashe wabamase aha Premium Construction Group reka mbabwire rero hari inkuru nziza biba bibabaje kubaka biravuna mwumvaga mukanya turi kuvuga ibintu bijyanye n'amahene kubaka biravuna inzu wubakije miliyoni 20 umuntu yagwa miliyoni 40 ntuyimuhe kubera imvune byagutwaye psychologically iba yakwangije yego none hari gihe rero wubakirwa n'umuntu w'umuswa ukubaka inzu y'amafaranga menshi eje zana kugoye cyangwa ibintu byawe bizasenyuka cyangwa se w'umugome cyangwa igisambo inza akagutesha umutwe ukajya ugira ngo inzu irahenda naho nuko wubakiwe n'umuntu w'igisambo igisubizo rero ni Premium Construction Group niba abantu b'inyangamugayo bakwigira inyigo ukajya kubaka no bwa tirano ahantu ugiye kubaka rero ejo umuntu wabambajije ari Dubai barimo barapanga rwose bazamukorera neza yes mugeyo babanze bakwigire ikibanza cyawe bakubwira inzu bijyanye bakubanze bakubwira bati inzu ugiye kubaka hanga rero bitewe n'ukuntu ubutaka bumeze byaba byiza uhubatse iyi babanze bakubwira ati wabusesa guyushizemo 2 in 1 kandi hakwiye 4 in 1 kugira uburyo byaheduka ahantu ubu butaka biragaragara yuko bashobora kuzika no washyira etage izagwa ibintu byose bakabikwigira bakakubakira inzu ijyanye n'igihe basange rero iremera uciye kuri control technique ni imbere ya rebu hepfo hamwe n'umwarimu sako ku irembo ryo hepfo imbere y'umunara bahamagare kuri 07 88 88 42 5 cyangwa se 0785 59 86 bafite n'ishami Rusizi ewana bizabari n'inyamirambo abandi bafatanya bikorwa ni La Vista Kigali ariko reka mbivugira aha ngaha twatangiye gahunda y'amasezerano na La Vista Kigali kwa Musonera Sostene kandi numva ikiganiro cya mbere tuzagikorerayo kandi fagitire niye yabyemeye tuzaba turi gutegeta fagitire niye azaduha essence cyangwa yishyure fagitire twiyishyurire essence ubwo ni wowe uzahitamo nge nzahitamo nta ngewe sinzakorera ibiryo nzahitamo essence ubwo nzaguha essence fagitire ibiya Musonera so rero urumva na ahantu heza cyane cyo kuvuga ibintu umuntu yarebye tuzajya ari nko kwa gatanu hari igisope bagira icyokezo kiri special kirenze none bakagira ibyumba byisanzuye bifite na salo umva cyo nakwita nka salle d'entraînement ntago abantu bundi ntago ari nko bica mu cyumba bayita bakomeza salle y'umwitozo ubanza muri salo bifite salo yo kwitorezamo urabyumva none isaha y'umukino yagera are mugajya muri match yego ibidafite salo bifite akabaraza nako mubanza mugakoraho imyitozo mugasoma akantu mugahekenya akantu mugatamira hanyuma nanone isaha y'umukino yagera are hadizayininze neza n'amasare y'ubukwe n'ay'inama yaho ni harya barahagana ni mwizindiro hejuru mu kizunguruko rompuwe nini iriho umuhanda winjira mu nganda n'uwinjira kuri kaminuza y'abadivantiste n'undi uzamuka kuri azamu munsi y'umuhanda rero parikingi irahari urumva bahamagare Musonera niba ntabwo niba abona umwanya wo kuyitaba ariko ni 0785 40 80 40 tuzajyayo utabazaduhaye yo kuri resource tuzajya dukorera ego n'abamanajya be turazaye ko Musonera n'inshuti yanjye so tuzajya dukorera ibiganiro bibiri mu kwezi ibyo twabivuganye tuzajya dukorera kabiri mu kwezi tuzajya tujyayo dukora ibiganiro birenze bibiri nyuma y'icyumweru bibiri twongeye dusubire dukore ibiganiro birenze bibiri tuzajya tujyayo kabiri mu kwezi yishyure fagitire nishyure essence sicyo twemeranyije ngaha turi mu kiganiro turaza kubireba tuze kubyemeranya ngaho noneho komeza warugeze kuri etape ya nyuma y'ikiganiro narigeze kuri etape ya nyuma nababwiraga yuko uwo bateze ariko se
mbere yuko nsoza sinzi ukuntu mukanya ndi kugenda numva ibiganiro tuba twarakoze hari umugabo wigeze kumbwira twari turi kuvuga ku bintu byo mu madini uri kumbwira ngo hari umupasiteri ngo bagenda icyo gihe twari turuvuga ku bintu by'abapasiteri basambana bagambanirana bahimbirana ibyaha twari turi kuri wa mupasiteri ubanza wiyahuye yego byaturutse kuri wapfuye ntabwo yiyahuye waguye kuri gahunda wari ufite wasize inzu ye nziza akajya mu gahege n'ahantu mu gasesero umbwira umuntu w'umugabo ngo w'umupasiteri ngo bari kugenda bacungacunga ngo ahanyuze ngo mpaka bazamufotoye bakamutuzanira imihanda ufite abo bantu kumuvuge ngiye kukubaza ahubwo aho bigeze arararijwe nyine niba urumva nagendaga mbivuga mbica iruhande ariko ku buryo ashobora kuzagwa mu mutego atabizi ntabwo ari abapasiteri ni abantu babiri baba mu buyobozi bwa korali imwe yo muri ADPR mu mujyi wa Kigali icyo kirumvikanye noneho harimo umwe mugufi wungirije ariko akaba umunyabwenge hanyuma umukuru wa korali we ni umukire urabyumva ariko afite amafaranga ariko nta buhanga abayobozi hejuru bemera wa wundi wungirije mugufi udafite amafaranga mu gihe umuyobozi ahora yikanga ko yazamuyora kuko hejuru bemera uwo wungirije none ikibazo cya wa wundi wungirije rero uwo hejuru umukuru w'umukire ntanywe inzoga cyangwa yinywera ahantu hatazwi ariko umuto uwungirije w'umunyabwenge mugufi we anywa Amstel akazigwera mu cyumba ahuriramo n'umugore kirumvikana donc ahamagara umugore agafata igikapu agashyiramo Amstel bagahurira mu cyumba bakanywa za Amstel bagakorana gahunda hanyuma wa mugore aza kumena nk'ibanga wa mugabo oya abo bagabo ni inshuti ngenda bazerega tugeze guhura bashaka kumikiraka cyo gukavaringa ibya korali yabo nubwo nari wivuga ariko barabizi ko mbyibuka hashize nk'imyaka 2 corona nibwo ari ikivamo noneho kubera ko bahorana umwe areba muri telefone yundi amenya wagwana amenya ibijya mbere umukuru noneho umukuru ahita afata nimero za wa mukobwa muri telefone ya mugenzi we kwako bahorana amagara wa mukobwa ambwira ati kugira ngo abone ibizibiti byo kugira ngo nyine amuce burundu mu rusengero amagara wa mukobwa ambwira ngo nzaguha 500 umunsi yaje uzafate video muri kunywa Amstel ufate na video muri gukora ibintu aturama avance abamuteye desa babyumva wa undi rero akajya agira amahirwe bajya kugira rimwe na rimwe umukobwa nawe w'Ikigali uramwumva n'umugore kugira ngo afate agashaka nibura bamwongera 100 zibe turuwasa yahamagara ugomba kuyatanga agasanga wenda nimero ntiriho cyangwa ari mu rusengero akabati ntayo mfata wawo ndakaruko karyo babyumva ariko n'ubu baracyamuriho ndabizi ko abyumva ubu n'uburyo bwo kumuburira uwo nguwo mugufi udafite amafaranga ariko w'umuhanga unywa Amstel atwaye mu gikapu akajya kubonana n'umugore yitonde bamuriho urabyumva nta bindi ubwo nyuma y'imyaka nk'ibiri bo n'amazina nzayavuga niyo korali nzavuga uko yitwa naba twaye aho kugira ngo yitonde kuko urumva uwo ngo aragira ngo amuce mu kizuru nyine niba muri gusika iki kuntu umudekiri vaga ruvuga ngo icyo uwo mukuru agamije si ikindi aramubona nk'umugisi yataburiyenge kugira ngo azamusimbure cyane ko hejuru bemera uwo mugufi kuko azubwenge witwarira agacupa mu gikapu akagenda azubwenge wa wundi we nuko afite amafaranga gusa n'umukire hano nta kiri oya kirimo ariko kitanganya n'icyawawe ni muremure ni umusore afite amafaranga ariko ubwenge buraringaniye wa wundi ni mugufi nta mafaranga afite azubwenge kandi yinywera agacupa akaninezeza agatwara mu gikapu urumva ubwo rero umuntu uzi neza ko aririmba muri korali yungirije akaba arangwa n'ibyo bintu yitonde bamuriho ubu ndabizi tuzahura abwire ngo warankijije ntuzabimbwire ariko ubimenye
soreza kumese icyo gihe bapropose ikiraka bari kumwe ubu umukuru wapanze ubupangu ashobora ko ari uzambona mbere akavuga ati wagiciye umuti ariko bw'isengero zacu cyangwa se uzumva abigifiteho ikibazo muri ADPR yaba executive ushize igitifu wa ADPR twigeze kumanukana Marifte Sanga yari nize muri groupe Ibyumba nanjye mpigisha azampamagare bucece yego tubivugane mu detail dusoreze ku isomo ry'umukristo eshamazo ry'umukristo byo byose abari ibyadashima nubwo mba ntwaye magomba kubyumva ufite isomo y'umukristo umubyeyi yarasengaga cyane none akagira umwana urwaye kanseri akabaza umuganga ariko umuganga azi ko ahenda atamwigezaho umuganga yitwaga Daklesi reba okay ndaza kugira Daklesi ibintu nk'ibyo noneho hanyuma umugore akajya ahora asenga kugira ngo ati mana nzabona nte Daklesi ura muganga kugira ngo amvurire umwana wa mugabo rero ntiyemeraga Imana avuga ati reka ibintu byose muri mukajye mubeshya ati ibintu byose bitangwa na science donc nta kintu yemeraga birangiye rero aragira Karatesi yitwa Karatesi umuganga yari umuganga uvura kanseri cyane ashobora kuba ari umugereki ariko atemera Imana kumbe hari umubyeyi nawe urwaje kanseri uri gusenga ngo Imana imuhe Daklesi Karatesi hanyuma rero Karatesi yari afite uruzinduko mu kindi gihugu ava mu rugo n'imodoka n'umushoferi bagiye kugera ku kibuga nk'uko wagera nk'Iremera urubura ruragwa rubabuza gutambuka imbeho irabakubita bajya kugama kwa baparika k'uwo mubyeyi indege iramusiga n'inama ntiyabakigiyemo umwana urwaye kanseri yari aryamye muri Kaberiso umugore ababonye arabacanira barota bashira imbeho ariko we agomeza kujya gusengera kunama kuri ya Beriso umwana aryamyemo asenga mu mutima bo bari kureba bari kota birangira wa undi Karatesi utemera Imana atari kuburi mu bikima da mba ndi gusenga umwana wanjye yararwaye urabona mba ndi kubwira Imana ngo izampuze n'umuganga witwa Karatesi kuko kandi afashe nta mafaranga afite nanamwishyura numva ngo arahenda atariko nibura umwana wanjye akiri Karatesi yumva niwe kumbe nubwo ntemera Imana abantu barayisenga ngo bambone none birabaye atangira kwemera Imana ati uyu mugore yasengaga ari njye akeneye ariko akabinyuza ku Mana iyo Mana nge ntemera atangira gahunda yo kumuvura ubwo nibwo yatangiye kwemera Imana abona ko donc isengesho ry'umukristo wemera rishobora mu isengesho ry'umukristo hashobora kubamo utari umukristo utemera sibyo ariko isengesho kumwe baramubwira iyo wemera Imana yawe wicara wizeye ndashimira yavuga ngo iyo ushidikanya bari bose tujya tubona bahindagura babandi bajya mu itangazamakuru ngo ntibivuga amazina babandi bakwepye kamera bari nabashidikanya Imana wemere hamamo ariko gushidikanya wabireka iyo ari yawe rero urumva ukuntu yamuzaniye umuganga donc si Imana yavugushije imvura abyumva urubura rwuzura mu muhanda indege isiga Karatesi ibwira umushoferi wa Karatesi ngo ujya guparika hariya urabyumva kumbe muri urwo rugo umubyeyi yirwa asenga ngo wanyereka Karatesi akamvurira umwana atananyishyuje yabirabaye urumva banza usoze
n'ibyo isomo ryarimo amasomo menshi aho ngaho. Twe tugeze kubabwira yuko turi buze kubabwira uko byifashe Washington. Ubu ngubu bamaze kamera zageze muri sale ariko ntago bararambikaho n'abayobozi ntibarahagera. Hateguwe, ndabona hateguwe intebe 3. iya Trump, iya Kagame n'iya Tshisekedi. Ubwo wenda inyuma kuri bana amadarapo arahari. Amerika, u Rwanda na Congo. Kuri bana haranditse ngo delivering peace, Democratic Republic of Congo, Republic of Rwanda peace deal. Ni amahoro. Ubwo ibindi tuzaza kubibabwira. Muraza kugenda mubimenya gake gake yaneje kuri KOP muzabyumva bitewe n'ikizaba cyavuye. Mureka rero twe dusoreza aha ngaha, tubashimiye twari turi kumwe mu kiganiro. Mureke tuzasana uruganiro byacu by'ubutaha.